kibazo noneho niho havamo ibibazo by'urubanza. Wakwibaza uti ibibazo by'urubanza biboneka bite? Ibibazo by'urubanza biboneka bite? Abantu rero bahore bicaye biteze urubanza rw'Uwiteka. Abantu bahore biteze bicare bakora ibyo bakora byose ariko biteze urubanza rw'Uwiteka. Impamvu bateze urubanza rw'Uwiteka nuko batakoze iby'ubushake bw'Imana. Icyo gihe rero abantu bahora biteze urubanza rw'uko bazagira bate bazacirwaho iki urubanza rw'Iteka. Iyo dusomye Abaheburayo igice cyawo cya 9 umurongo waho wa 27 ni ahantu ni ijambo ryiza cyane ritwereka ko urubanza ruriho. Abantu rero bajya bibaza ngo nta rubanza ruzabaho, ngibyo ngibyo barabeshya, ngibiki nibiki. Oya, bahore biteze urubanza. Imana tugire neza. Ngo Abaheburayo igice cyaho cya 9 umurongo wa 27 ngo kandi nkuko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza. Imana tugirire neza. Ni ngombwa rero duhore twiteguye ko urubanza rw'Uwiteka ruzagira gute ruzaza, kuko na Adamu na Eva nawe ntabwo yari azi yuko ibyo yakoze bizamugaruka. Imana tugirire neza. Niyo mpamvu rero uwo mubereho wa 5 bahore bicaye bazi ko urubanza ruhari. Bahore bicaye bategereza urubanza rw'Uwiteka ruzaza. Nuko umuntu yagenewe gupfa rimwe gusa ariko nyuma yaho hakaza urubanza. Tugira agahinda rero iyo tubonye abo twakundaga, iyo tubonye inshuti zacu, iyo tubonye abo twagendanaga nabo bavuye mu mubiri bagapfa. Twe tugira agahinda kuko twambaye uyu mubiri, ariko uwapfuye we ntacyazi yiteguye urubanza rw'Uwiteka. Abapfuye rimwe gusa ariko nyuma yaho akazaboneka iki akazaboneka urubanza. Imana tugire neza. Undi mubereho rero ni wa 6 ari umubereho wa nyuma. Imana tugirire neza. Ngo noneho haboneka ibibazo by'urubyaro. Noneho rero haboneka ibibazo ku rubyaro. Ibibazo ku rubyaro rero ni ibi: njyewe pasiteri ndapfuye kuko ntagize gute ntatojeje umuryango wanjye ngo mbahe iby'umwuka, mbashe kubaraga kubigisha ubutumwa bwiza nyabwo. Icyo gihe nimpfa za karande zabo bya bibazo bazahura n'ibibazo nagize gute nanyuzemo, bazatangira guhura n'ibibazo. Mujya mwumva abantu bagaca umugani mu Kinyarwanda ngo uriya mwana ni uwase, uriya mwana asa nka se. Kubera iki? Kuko ari gukora nk'ibyo ise yakoraga. Niyo mpamvu iyo umuntu apfuye rero nyuma yaho habaho ibibazo ku rubyaro. Mane tugire neza. Habaho ibibazo kuki ku rubyaro. Wewe uri kutwumva uri hirya no hino, umenye yuko we nupfa abana bawe abusize, ese ubasize hehe? Ubasize mu butumwa bwiza? Ese ni iki usize ukoze kugira ngo abana bawe bazabashe kugira gute bazakigendereho? Nuko ijambo ry'Imana bitubwira muri Matayo 27 umurongo wa 25 habivuga neza ngo twebwe n'amaraso ngo n'abana bacu azagire gute azatubarweho. Mana tugirire neza. Ibaza ariko iryo jambo usome Matayo 24 umurongo wa 25 ngo ngo amaraso twe n'abana bacu n'abazavuka azagire gute azatubarweho. Bivuge yuko rero mu bana bacu aho tuzabasiga hose nabo bazakura bagize bate bari muri wa murage w'icyaha cy'inkomoko, w'icyaha cya Adamu. Mare tugire neza. Icyo gihe rero nta kindi cyakorwa, nta kintu na kimwe cyakorwa. None birangira noneho rero iyo mibereho 6 y'abatizera tumaze kuvuga, tumaze kubabwira bene data wo muri hose muri kutwumva, birangira Abaroma 3:23 haba ngo abantu bose noneho ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bivuga iki rero? Twese isi yose turi abanyabyaha, isi yose turi mu murage w'icyaha cya Adamu na Eva. Adamu wa mbere niwe watuzaniye urupfu. Adamu wa mbere yatuzaniye urupfu, yatuzaniye ibibazo, yatuzaniye karande kuko atumviye ubushake bw'Imana. Abantu bose ni abanyabyaha
kuko bakoze iki? Bakoze ibyaha, Imana itugirire neza. Birangira icyo kintu birangira ngo bituma noneho n'abavuka bose bavuka ari abanyabyaha. Imana itugire neza. Usomye mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 4 n'uwa 5 ngo murabana gukiranuka nkageza kwa kubuzukuruza ndetse n'ubuvivi. Bivuze iki rero? Bivuga ngo n'abana bose bazadukomokaho bose bazavuka ari abanyabyaha. Buriya na wa mwana uvukira kwa muganga ari uruhinja n'ubundi avuka ari umunyabyaha, avukira mu isi y'ibibazo, avukira mu isi y'akarande, avukira mu isi y'ibigeragezo, kubera ko nta munezero wo muri iyi si. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu arahembwa umushahara, yamara guhembwa umushahara akumva umushahara ahembwa ntabwo umushimishije. Kubera iki rero? Ntabwo anyurwa n'ibyo n'umushahara afite, ntabwo anyurwa n'ibyo atunze. Imana tugira abantu duhora duhangayitse. Duhora duhangayitse. Kubera iki duhora duhangayitse? Ntabwo tunyurwa n'ibyo dufite. Uraba ufite imodoka ukifuza izindi ebyiri, waba ufite moto ukifuza imodoka. Imana tugire neza. Kubera iki rero? Kubera ko turi mu murage w'icyaha n'umuvumo wa Satani. Imana tugire neza. Ibyo bintu byose rero uko bivuga byose, none umuntu atangira kwishakira iki? Igisubizo rero. Igisubizo umuntu atangira kwishakira gute rero? Abakolosayo 2:8. Abakolosayo 2 umuntu atangira gukoresha ubwenge bwe noneho. Atangira kumva yuko naramuka agize gute gukoresha ubwenge bwe. Atangira kumva ngo nkoze gutya nabasha kubona agakiza. Ibyo ni zero. Abantu batangira kumva ngo icya kabiri mu idini, ninjya mu idini nkasenga cyane, nkajya mu masengesho ya buri munsi, nkajya mu idini ngatanga icya 10 n'amaturo, nkakora imirimo myiza, agakiza ndabanga afite. Icyo ntabwo ari cyo, ntabwo icyo kiduhuza na Kristo. Nta kintu na kimwe. Nuko Bibiri bitubwira neza mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 4 umurongo wa 12 ngo akora imirimo myiza, ngo nta rindi zina umuntu yahawe munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwamo. Kandi tugirire neza. Nta yindi mirimo wakora. Ntayo. Nta mirimo wakora nimwe.